Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku bisubizo bitangwa na Bibiliya ku bijyanye n'idini ry'ukuri. Kumenya idini ry'ukuri muri iki gihe ni ingorabahizi. Dushingiye ku myitwarire y'abayobozi b'amadini turi kubona muri iyi minsi n'ibibavugwaho bitandukanye, byagera muri iki gihe aho usanga amadini yarabaye menshi, ugasanga bitoroshye kumenya idini ry'ukuri ryashinzwe kubera kwishakira amaronko. Niba hari idini ry'ukuri se twaribwirwa n'iki? Ariko se ibi bivuga ko nta dini ry'ukuri ribaho nibyo koko? Niba hari idini ry'ukuri se twaribwirwa n'iki? Icyo Bibiliya bivugaho, Bibiliya igaragaza itandukaniro riri hagati y'abari mu idini ry'ukuri n'iry'ikinyoma. Igira iti, muzabamenyera ku mbuto zabo. Muzabamenyera ku mbuto zabo, kuko umuntu wese uvuga ngo akunda Imana akwiriye kubanza agakunda mugenzi we, kuko adashobora gukunda Imana kandi yanga mwene se. Mbese hari uwasarura imizabibu ku mahwa cyangwa imbuto z'umutini ku bitovu? Reka tubirebe muri Matayo ibice 7:16. Nk'uko ushobora gutandukanya imbuto z'imizabibu n'imbuto zera ku bihuru by'amahwa, ni nako ushobora gutandukanya idini ry'ukuri n'iry'ikinyoma urebeye ku mbuto byera. Cya mbere, idini ry'ukuri ryigisha abantu kuri gushingiye kuri Bibiliya atari kuri filozofi z'abantu cyangwa doctrine kurusha amahame ya Bibiliya. Ibyo bikubiyemo inyigisho z'ukuri ziheranye n'ubugingo n'ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. Nanone idini ry'ukuri rishyira ahagaragara idini ry'ikinyoma. Turabisanga muri Matayo ibice 15:9 n'ibice 23:27 kugeza kwa 28. Idini ry'ukuri kandi rifasha abantu kumenya Imana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ntiryigisha abantu kubitaho, ahubwo ribigisha ko Imana yifuza ko baba inshuti zabo. Nabyo turabisanga muri Yakobo ibice 4:8. Idini ry'ukuri ryigisha ko Imana izakiza abantu ikoresheje Yesu Kristo. Abayoboke baryo bumvira amategeko ya Yesu kandi bakihatira gukurikiza urugero rwe. Nabyo turabisanga muri Yohani ibice 13:15 n'ibice 15:14. Idini ry'ukuri rivuga ko ubwami bw'Imana ari bwo muti rukumbi w'ibibazo by'abantu. Idini ry'ukuri ryigisha abantu kugira urukundo ruzira uburyarya. Ryigisha kubaha abantu b'amoko yose bafite imico itandukanye, indimi zitandukanye kandi bakuriye mu mimerere itandukanye. Kubera ko abayoboke baryo barangwa n'urukundo, ntibifatanya mu ntambara. Turabisanga muri Mika ibice 4:3 no muri Yohani wa mbere ibice 11:12. Idini ry'ukuri ntirishingira ku byubahiro n'amaronko by'abayobozi baryo, abo mu gitabo cy'umugenzi bita bamwishakira ndamu baba bateze ku bayoboke baryo. Ari amazina y'ibitangaza biyita n'ubwibone babishyiramo bishobora kuba ikimenyetso cyiza cy'ibyo bararikiye aho kugambirira kugeza abantu kuri Kristo. Turabisanga muri Matayo 23:8 kugeza kwa 12. Idini ry'ukuri ritandukanya iby'isi n'iby'ubwami bw'Imana. Icyakora abayoboke baryo bubaha abategetsi bo mu bihugu babamo, bakurikiza itegeko ryo muri Bibiliya rigira riti, ibya Kayisari mu bihe Kayisari, ariko iby'Imana nabyo mu bihe Imana. Turabisanga muri Mariko 12:17. Idini ry'ukuri ntirituma abantu bakora ibintu mu buryo by'urwiyerurutso, ahubwo rihindura imibereho yabo by'ukuri. Abayoboke baryo bakurikiza amahame yo muri Bibiliya yo mu rwego rwo hejuru mu mibereho yabo yose. Gukorera Imana ntibibabera umutwaro, ahubwo birabashimisha. Timoteyo wa mbere igice cya 1:11. Umuntu ntiyavuga ko idini runaka ari iry'ukuri ashingiye gusa ku bitekerezo bye. Kujya mu idini runaka ubitewe gusa nuko rituma wumva umerewe neza byaguteza akaga. Bibiliya yahanuye ko hari igihe kwigwiriza abigisha bababwira ibyo amatwi yabo yifuza kumva. Ibinyuranye n'ibyo, Bibiliya idutera inkunga yo kujya mu idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese. Yakobo igice cya 27 yaranditse ngo, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda
kutanduzwa n'iby'isi. None se niba wakurikiye neza iki kiganiro urisuzuma ugasanga uri mu idini ry'ukuri cyangwa uri mu byo mu mvugo z'iki gihe bita ikigari. Ushobora kuba warakurikiye ab'iki gihe ukoreye imishinga yo kubyaza umusaruro abayoboke babo, ugatwarwa n'amagambo aryoheye amatwi bavuga, bakwizeza ibitangaza n'ubuhanuzi bujyanye n'iby'irari ry'umutima wawe. Iki ni igihe cyo kwisuzuma ngo umenye ko iby'Imana igushakaho aba ari ibyo ukora. Mutwungura inama cyangwa ibitekerezo muduhamagara kuri 079 0858 217 kandi muduhe komenti, like na share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibageraho ku gihe. Muhahe muronke kandi ibyiza biri imbere.